Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 4. Umugani w'umubibyi. Yongera kwigishiriza mu kibaya cy'inyanja, abantu benshi cyane bateranira aho ari cyo cyatumye yikira mu bwato bwari mu nyanja bwicaramo. Abantu bose bari mu kibaya cyayo, abigishiriza mu migani, akibigisha arababwira ati, nimwumve umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni ziraza zirazitoragura. Izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi, uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, ariko izuba rivuye ziraraba. Kandi kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga ntizera imbuto. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera, zirakura, zera imbuto. Kandi imwe ibyara 30, indi 60, indi 100, bityo bityo. Arababwira ati, ufite amatwi yumva niyumve. Yiherereye abari kumwe nawe n'abo 12 bamusobanuza iby'uwo mugani, arabasubiza ati, mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abo hanze byose babibwirirwa mu migani, ngo kureba babireba ariko be kubibona, no kumva babyumva ariko be kubisobanukirwa, ngo ahari badahindukira bakababarirwa ibyaha byabo. Arababaza ati, mbese ko mutazi iby'uwo mugani, indi migani yose muzayimenya mute? Umubibyi n'ubiba ijambo ry'Imana, izo mu nzira aho iryo jambo ribibwa, abo nibo bamara kumva, uwo mwanya Satani akaza agakuramo iryo jambo ryabibwe muri bo. N'izibibwe ku kara nabo ni uko, iyo bumvise iryo jambo uwo mwanya baryemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo, bakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Abandi bagereranywa n'izibibwa mu mahwa, abo nibo bumvise iryo jambo, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo bibinjiye mu mutima, biniga iryo jambo ntiryere. Kandi abagereranywa na za zindi zibibwe mu butaka bwiza, abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera, nibo bera imbuto, umwe 30, undi 60, undi 100, bityo bityo. Indi migani. Nuko arababaza ati, mbese itabaza rizanirwa kubikwaho inkangara, cyangwa gushyirwa munsi y'urutara? Ntirishyirwa se ku gitereko cyaryo? Kuko ari nta cyapfuritswe kitazagaragara, cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Ufite amatwi yumva niyumve. Arababwira ati, nimuzirikane ibyo mwumva. Urugero mugeramo nirwo muzagererwamo, kandi muzarushirizwaho. Kuko ufite azahabwa, kandi udafite azakwa n'icyo yari afite. Arongera arababwira ati, ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu ubibye imbuto mu butaka, akagenda agasinzira, akabyuka nijoro na ku manywa, n'imbuto zikamera zigakura atazi uko zikuze. Ubutaka bwimeza ubwabwo ubwa mbere
habanza kuba ubwatsi, maze hanyuma zikaba imigengararo, hagaheruka amahundo afite imbuto. Ariko imyaka iyo yeze, uwo mwanya nyirayo ayitemesha umuhoro, kuko igihe cyo gusarura kiba gisohoye. Kandi aravuga ati, mbese ubwami bw'Imana twabugereranya n'iki? Cyangwa twabusobanuza mugani ki? Bwagereranywa n'akabuto ka sinapi, kuko iyo gatewe mu butaka, nubwo ari gato, hanyuma y'imbuto zose zo mu isi, karakura kakaba igiti kinini kiruta imboga zose, kikagaba amashami manini, maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu gicucu cyacyo. Akomeza kubigishiriza ijambo ry'Imana mu migani myinshi nk'iyo, mu buryo bashobora kumva. Ntiyavuganaga nabo atabaciriye umugani, ariko agasobanurira abigishwa be byose biherereye, aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Kuri uwo munsi bugorobye, arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato, bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye, ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubwira bati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, ni iki kibateye